Wigeze wibaza impamvu ukora siporo ukanagerageza kurya neza ariko ibinure byo ku nda bimwe bita ibicece cyangwa ibinyenyanza ntibigabanuke? Ese koko ni ugusaza cyangwa hari ibiribwa urya buri munsi bigenda bikubakamo ibinure utabizi? Mu gitabo kizwi cyane Why We Get Fat and What to Do About It cyanditswe n'umushakashatsi Gary Taubes, hagaragazwa ko isukari n'ibiribwa bitunganyijwe mu nganda ari byo bigira uruhare runini mu kubika ibinure cyane cyane ku nda. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibiribwa 10 abantu benshi bafata nk'ibisanzwe ariko bishobora gutuma ibinure byo ku nda byiyongera. Turanarebera hamwe ibisimbura byabyo byafasha umubiri wawe kugabanya ibicece mu buryo busanzwe kandi budafite ingaruka. Niba wifuza guca ukubiri n'ibicece cyangwa no kongera imbaraga, guma hano kugeza ku mpera kuko ushobora kuba ugiye kumenya ikintu gihindura uko wibona mu ndorerwamo. Kanda kuri like aka kanya, usangize iyi video abo uzi yafasha kandi utwandikire mu bitekerezo niba witeguye guhindura imirire yawe. Karibu bakunzi b'utuntu tw'ubwenge. Nk'uko bisanzwe nitwige muri kumwe mu kiganiro, aho intego ari ya yindi: tumenye, twirinde, tugire ubuzima bwiza. Umubyibuho ukabije ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi muri iki gihe, kikagira n'uruhare mu ndwara zitandukanye. Ku bagore by'umwihariko, ibinure bikunze kwirunda ku nda bigatera ibyo bamwe bakunze kwita ibicece cyangwa ibinyenyanza. Reka turebere hamwe rero ibiribwa bibitera n'ibisimbura byabyo byafasha mu kubigabanya. Ku mwanya wa mbere haza ibinyampeke by'isukari biribwa mu gitondo. Ibinyampeke by'isukari biribwa ku ifunguro rya mu gitondo byinshi, nubwo bimwe byamamazwa nk'ibifitiye ubuzima akamaro cyangwa byuzuye by'umwimerere, biba bikungahaye ku isukari kandi bikabura fibre zihagije. Ibi bituma isukari yo mu maraso izamuka igahita inamanuka vuba, bigatera umunaniro, inzara no kwifuza kurya cyane mu masaha akurikiraho. Kubikoresha kenshi rero bituma ibinure byo mu nda byiyongera. Dore igisimbura cyabyo cyiza. Muri make, mu mahitamo meza, wahitamo igikoma cy'ibinyampeke biboneka iwanyu cyangwa andi mafunguro akungahaye kuri proteine nka yawurute yo mu Bugereki bita yawurute grek irimo imbuto n'ibinyampeke. Icya kabiri ni umugati w'umweru. Uyu mugati w'umweru ukorwa mu ngano zatunganyijwe cyane, ziba zatakaje fibre n'izindi ntungamubiri. Uraryoha pe, ariko utera izamuka ryihuse ry'isukari mu maraso no gusonza vuba. Iba kenshi bituma umuntu arya birenze urugero kandi akifuza cyane ibiribwa birimo amasukari. Dore igisimbura cyiza rero, wahitamo umugati w'ingano wuzuye cyangwa w'ibinyampeke bivanze bita multicereal, kuko niwo ufasha igogorwa kandi ugatuma wumva uhaza igihe kirekire. Ku mwanya wa gatatu haza ibinyobwa bya soda, ibi biba byanditseho 0. Tureke soda zisanzwe zo kuko ntawe utabizi ko zuzuyemo amasukari yongera ibinure, ariko ikibazo hano kiri kuri soda zanditseho 0, light cyangwa dietetic. Nubwo izi soda ziba zitarimo isukari isanzwe, ntiziba zitekanye nk'uko abenshi babitekereza. Ziba zikoranye ibisimbura isukari bita edulcorant artificiel bishobora guhungabanya uburyo umubiri wawe ugenzura inzara. Muri make, byangiza metabolisme, bikongera irari ry'ibiryo birimo isukari ndetse bikanabangamira mikrobe zo mu mara, ibyo bita flore intestinale, kandi izo mikrobe arizo zigira uruhare runini mu kugenzura ibiro. Ibi rero byongera ibinure byinshi ku nda. Igisimbura cyabyo cyiza, nushaka ikikumara inyota, amazi y'akazuyazi arimo indimu cyangwa ugashyiramo kokombure cyangwa akantu gato k'umutobe w'imbuto w'umwimerere, ubundi ukaba wafata icyayi cy'ibyatsi ibi bita tisane n'amazi afite impumuro bita eau aromatisée. Ibyo byose byaba amahitamo meza atagira amasukari.
Ku mwanya wa kane turahasanga chips cyangwa ariya mafiriti yo mu masashi. Ibi ni bimwe mu mafunguro mabi cyane ku muntu uharanira kugabanya ibinure byo mu nda. Akenshi izi chips ziba zirimo amavuta menshi mabi, ayo bita graisse saturée, hakabamo carbone yatunganyijwe ndetse n'umunyu mwinshi. Ibyo byose bigatera kubika amazi mu mubiri no kwiyongera kw'ibinure cyane cyane ku nda. Dore igisimbura cyiza rero. Wakwifatira injugu zikoze neza nta mavuta, ugafata cyangwa imbuto zumishijwe mu buryo busanzwe cyangwa ubunyobwa butandukanye butunganyijwe neza. Aya yose ni amahitamo meza kandi ahaza kurushaho. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ibiribwa by'amafiriti cyangwa ibifiritishije byose. Guhera ku birayi bikaranze kugera ku nkoko ikaranze, ibi biribwa bikungahaye ku mavuta mabi na karori nyinshi. Karori twumvemo amasukari menshi. Ibi rero bifitanye isano n'indwara z'umutima, kubyimba k'umubiri no kubika ibinure cyane cyane ku nda. Igisimbura cyiza, wahitamo ibiribwa byokeje, ibibotsa ku muriro cyangwa biteguwe mu mashini zifashisha umwuka ushyushye. Ubu buryo bugabanya amavuta mu biryo kandi bikagumana intungamubiri n'uburyohe. Icya gatandatu ni aya masupu yo mu mikebe namwe yo guhita uteka. Amasupu yo mu mikebe cyangwa ategurwa vuba ashobora kugaragara nk'ayoroshye, ariko akenshi aba arimo umunyu mwinshi, bigatuma abikwa igihe kirekire. Ibyo bituma abikwa igihe kirekire biba birimo n'isukari yongerewemo. Ibi bitera kongera ibiro mu nda kandi bigatuma kugenzura ibiro bigorana. Icyaba cyiza rero, tegura isupu yo mu rugo ukoresheje imboga nshya, poroteyine zifite amavuta make, ibyatsi bihumura n'amazi cyangwa isosi itarimo umunyu mwinshi. Ushobora gutegura isupu nyinshi ukayibika mu kabati gakonjesha katwita firigo, ukagenda ukoreshaho buhoro buhoro. Ku mwanya wa karindwi turahasanga za keke, amabiswi na za gato, mbese muri rusange ibyo bita patisserie. Ibi biribwa biba byuzuyemo isukari yatunganyijwe, amavuta mabi n'amasukari adafite umumaro menshi. Bigatera izamuka ryinshi rya insuline no kubika ibinure. Byongeye kandi ntibituma wumva uhaze, bigatuma urushaho kubirya cyane. Icyaba cyiza rero ni uko ku ifunguro rya mu gitondo wagerageza umugati w'ingano zuzuye, ukawusiga avoka cyangwa beurre cyangwa bata y'ibimera, bitihise ukongeramo uduce tw'umuneke cyangwa imbuto zitukura. Biraryoha, bigahaza kandi ni byiza ku mubiri wawe. Ku mwanya wa munani turahasanga ice cream cyangwa crème glacée. Ice cream ikungahaye ku isukari n'amavuta mabi, bikaba ari ikibazo gikomeye mu kwiyongera kw'ibiro. Kuyirya kenshi rero bishobora gutuma ibinure byo ku nda byiyongera ku buryo bworoshye. Kubisimbuza neza rero, hitamo yawurute yo mu Bugereki ikonje irimo imbuto, cyangwa utegure smoothie cyangwa imvange y'imbuto n'amata ukoresheje imineke, imbuto zitukura n'amata. Byaba byiza ugakoresha amata aturuka ku ibimera nka soya. Ku mwanya wa 9 turahasanga pizza ziteguriwe kuribwa, ibyo bita prêt à consommer mu Gifaransa. Izi pizza zigurwa ari izo gushyushya gusa cyangwa izo mu mafunguro yihuse ya fast food. Akenshi ziba zirimo carbone yatunganyijwe, inyama zatunganyijwe n'amavuta menshi mabi n'umunyu mwinshi. Ibi bituma ibinure byo ku nda byiyongera kandi bikagorana kubigabanya. Mu kubisimbura rero, itegurire ka pizza kawe mu rugo, ukoresha ifu y'ingano zuzuye, isosi y'inyanya, sauce tomate idafite isukari yongewemo, ushyiramo poroteyine zifite amavuta make, ubundi n'imboga nyinshi.
ku mwanya wa 10 ku byongera ibinure ku nda bigatera n'ibicece cyane, hariho ikintu gitunguranye abantu benshi batajya batekereza: izi nyama zitunganyijwe, izo bita viande transformée. Inyama nka sosiso, kebabu, jambo n'izindi nyama zose bita ko zitunganyijwe ziba zirimo umunyu mwinshi, amavuta mabi na nitrate bishobora gutinza imikorere ya metabolisme no guteza kubika ibinure byo ku nda igihe kirekire. Binongera kandi n'ibyago by'indwara z'umutima n'izindi ndwara zidakira. Kugira ngo rero ubisimbure neza, hitamo poroteyine nshya zifite amavuta make nk'inkoko yokeje, amafi, warya tofu cyangwa se ukirira ibishyimbo. Ibi biribwa bifasha kubaka imikaya no kwihutisha metabolisme. Kurwanya ibicece ku nda rero ntibisaba kwiyicisha inzara cyangwa gukurikiza za regime zikakaye, ahubwo bisaba gufata ibyemezo byiza ku biribwa bya buri munsi. Iyo wirinze ibiribwa bitunganyijwe cyane, birimo isukari n'amavuta menshi n'imyunyu myinshi, ukabisimbuza ibiribwa byuzuye kandi bifite intungamubiri, ushobora kunoza metabolisme yawe, kugabanya ibinure byo ku nda no kwiyumva ufite imbaraga mu mubiri. Wibuke ko impinduka ntariko zirambye arizo nazo zigera ku musaruro munini, maze ubigire akamenyero kandi ntucike intege. Niba rero iyi video yagufashije, kanda like uyisangize abandi, kandi unatubwire mu bitekerezo icyo ugiye guhindura guhera uyu munsi mu mirire yawe. Niba bwari ubwa mbere udusuye, ntugende udakoze subscribe kugira ngo dukomeze urugendo rw'ubuzima bwiza turi hamwe. Tubararikiye ikiganiro ku mbaraga zitangaje z'ibitotsi ku buzima bw'imitekerereze myiza no gusukura ubwonko. Tugumane mu tuntu tw'ubwenge, turabakunda kandi mugire ibihe byiza.